inshuti kuba wamubwira ati se nze ngusure cyangwa se ko yakubaza ngo amakuru ego agahita ubona biracitse nta gishaka mbese kukwikoza ngo yamaze kuba madamu wowe ukiri umukobwa ugahita wibaza none se ubu nanjye nimba madamu niko nzaba ameze rero hari igihe kenshi biba atari byiza kuba niba abantu koko ari inshuti zawe bamenyesha ubabwira ngo namaze gushaka umugabo ntabwo akunda ibyo bintu byo guhorana sinamwe wenda ngo navuge ko atabikunda ushobora kubwira uti nagize umuryango kugira umuryango rero ntabwo umuntu aba akigenga nk'uko yigengaga ari umukobwa ayo ni amagambo ku muntu wese mukuru wumva ahita yumva icyo ni kimwe cya kabiri tutirengagije ko ntabwo bishoboka ko umuntu umwe yahaza ibyifuzo by'inshuti ze zirenga 5 cyangwa 10 cyangwa 3 ushobora kuvuga uti imwe wenda nshobora kuyibasha wenda nese ntuzi ko ari n'abantu bakora agakora adasesaguye urugo kandi n'umugabo wenda atari ngombwa ko yabimenye kandi ntagire ikintu cyangirira tukwiye kwibuka ko ntago umuntu umwe afite ubushobozi ukwiye kumenya urwego rw'inshuti yawe ntago ufite inshuti yawe uvuga ngo wenda ngo ngifite ubushobozi buhambaye cyane ushobora kugusova ukwiye guha agaciro mbere na mbere ko yagize umuryango kuba afite umuryango ntago yigenga harimo umugabo yego wedayeni n'umugabo kandi ukamenya ko niba ari n'umugabo wenda hiyongeyemo n'umukozi mu rugo cyangwa se wenda haje no kubamo brother in law cyangwa se sister in law abo bose n'abantu bose abareberera ubwo rero ugasanga ariko nanone ntirengagije kwa gukorera umugisha kugufasha akaba yafata umwe cyangwa babiri cyangwa uyu munsi yahaye uyu ejo yahaye undi ibyo ntibitume ahubwo twe icyo twavugaga niki hari ukuntu umuntu nyima wenda ubwo ibyo ugomba kuma ariko wita wumva ko nyine urwego ruriho nuzi ko hari n'umuntu umara kubona nk'akazi agahita ahindura inshuti cyane agahita avuga ati hehe no kongera biragoye ko nakomeza kuvugana namwe mudakora pe munyihangane ugahora wumva neza pe ibitekerezo bizima bagira ugashaka kubreminga umuntu ugira ngo kuba ugize amahirwe ibintu bigakunda ukumva ko kubavugisha bazajya bakubwira ngo sha warakize ati wanguriye iki ubwo mwaba muri no kuvuga ngo tugendane akagendo gato nimugera imbere bahita bakubwira shasha tugurira akantu ko kunywa ugahita wumva bakubereye umutwaro mwarabivugaga ufite nka senyi samwe ngo tamuye yaryamye biraha mukamuri ibiki ariko ntago urwego rwose cyangwa ubuzima waba uriho ukwiye gutuma wibagirwa abantu ni ingero nyinshi umuntu yavuga ariko biba bibabaje cyane nawe udukurikiye niba rwose ushobora kuba hari ubuzima nago umuntu wese ntagabyuka ngo ejo byemere kandi hari n'umuntu hari n'abantu baba bafite background nziza ugasanga yavukiye mu miryango myiza ugasanga afite hari umuntu ukira uko yihirinze hari n'umuntu ukurira mu muryango yazamuka agazamuka iyo baramuteganyirije ku buryo asohoka mu ishuri akubitana n'iki business ngareka ngo baza kandi kabazo hari ubundi iyo ufite inshuti iyo ufite cyangwa abantu muziranye abantu mugendana babakire bafite amafaranga uko ugendana nabo nyine nawe ugenda uzamuka bagenda bagusiga ibitekerezo rero hari igihe biba ngombwa ko duhindura kubera babandi bari hasi yacu nta bitekerezo baba bari buduhe ako kantu nyine mukansobanurireho sibyo hari akantu kavuga ngo uko wisinaga nagakoti kavuga ngo uko nyine wisiga inshuti z'abakire cyane cyangwa zifite amafaranga nawe nyine niko ugenda ubafatiraho urugero bakwigisha hari igihe biba ngombwa ko uhica kuri ba bandi kuko nta nama nziza bari buguhe nta nama ya business bari buguhe uri kumva nyine bo mwasangiraga ibiraha n'ibiki baracyari muri ibyo biraha nta bindi bitekerezo baragira ako nyine babandi wundi ako ibaza umuntu ari muri ibitekerezo bye biri muri business biri muri ngarajya Dubai ejo arajya Canada ejo aragira gute afite business ahantu runaka hagiye hatandukanye sibyo uwo ni umuntu nyine uri kwigiraho kandi ugomba kumwikubaho mukagendana kuko nawe nicyo kintu uri gutekereza niyo mishinga ufite urajya nyine umenye uko bakire babaho none wa wundi wo hasi ibitekerezo bye biri mu myenda ya bitatu biri mu biraha biri mu biki neza ubwo uwo muntu uzakomeza umwikubeho wowe
usigaye ukora kuri YouTube ejo Imana iguteye iteka YouTube isigaye iguhemba neza hanyuma rero ngiye Sasha twaje hano mu kiganiro rimwe nkaguhamagara si kwishyuza ahubwo nkaba nakubwira nkaba nkakwandikira akamesaje ati Mana ukuri wampaye 5 ngo ariko ngubwo butese ubuzana n'ubwiza ego ngubwo uzi gukora amafaranga ukuntu bigora cyangwa utambwira gutyo ukandya sindi nkahita mbona wabaye busy hari ukuntu umuntu yabonye akazi abandi batarakabona wenda bari inshuti yego usanga nyine shana kuri mu myihanganire mba ndi busy cyane igihe abonekeye so ndagiye gato ndi kwihuta kandi mu by'ukuri agiye no kwicara mu rugo kuri movie umva ni byinshi no nari nk'ukuntu umuntu wenda mwamwaranize mwese urabizi ko hari abantu n'ubwo bakicaranye amarisansi cyane rwose noneho we yabona akazi hari umuntu Imana rwose itunga inkoni ku buryo asohoka mu ishuri abisikana n'akazi cyane agahita yumva n'imbaraga z'imiryango none hari n'uza urugero ubwo wenda mukaba kera mwese mwaragiraga imishinga mbonye amafaranga nakora iki noneho akabonye nk'ako kazi wenda tuvuge kamuhemba nk'ibihumbi 500 cyangwa 300 wenda ntago umusabye ngo ngaho gira ikintu ishyira itafari ako kanya ariko nk'umuntu ushobora kumara nk'umwaka cyangwa imyaka 2 mu kazi nubwo wabemba 300 duhere kuri so umaze kugira amafaranga menshi ku buryo gufata 500 cyangwa 200 ukayaha umuntu ntago ari byadanje noneho kumva umuntu arakubwiye mwese kera mwari mufite imishinga mwirirwa muvuga ngo nimbona amafaranga nzakora icyo kumva yagarutse ngo ariko ngo washaka ikintu ukora none kubikubwira ntaguhaye n'ibihumbi 50 ngo akubwiye ati basi niyo contribution yanjye nguyu ngiye inkunga yanjye akira rero nge inshingano zibaho aho kumva ashobora no kujya kurana akavuga Umure yapfanye imishinga mu mutwe ngo usagize ikintu ayikora. Rimwe rimwe ashaka kubana na bimwe mu byo mwaganiraga imishinga ayishyize mu mutwe. Wenda we yarayikoze. Nta nubwo anagushyizemo. Basi ngo nushaka umubere n'umukozi ajya guhemba. So ni ibintu rero bibaho ariko rimwe na rimwe ntago bikwiye kuba inzitwazo. Twemera ko ubuzima nyine uko umuntu agenda atera imbere niko charge zigenda ziyongera. Ariko ni ukuri. Ahubwo hari n'ushobora kubyumva tubivuga gutya akavuga ngo se ko wenda mutarakira muzi by'abantu bakize ibintu banyuramo n'ukuri pe dushobora kuba tutabizi neza ariko ntago gukira bikwiye kukwibagiza gukinga niko abanyarwanda bavuze ubuzima Imana iguhaye ntekereza ko akenshi bikoze kugira ngo ugire abandi bantu blessing niba ugeze ku rwego rumwe abantu muziranye abantu mwakoranye abantu mwasuragoringanye nta kintu kimwe ubafashije none se uzi nuko wenda umuntu aba adafite uramutse ugize ari nk'abantu nk'abanga ushobora kwegera uzi ko ari abakire ugasanga ugiye kugenzura nyine hari ukuntu ugasanga umuganiriye akakubwira ushobora gusanga akubwira ati ngewe ndatanga ugasanga umugisha mwinshi nta nubwo awukura kubera ko yagiye Dubai kurangura kuko ushobora kujya Dubai kurangura imari kazi kagupfira ubusa si bibaho ugasanga ahubwo kubera ko atanga rero niba zakubeshye Sasha niba zakubeshye ngo umuntu ntago yiga gutanga kuko atunze umuntu ufite ukuboko kuzatanga umuntu ugira urukundo muri we anatanga nimba ari n'icyo kiro cy'umuceri abonye rimwe cyangwa uwo mufuka w'umuceri aremera agatangaho inusu uwo muntu rero iyo kubera ko akenshi usanga abantu bacika intege ngo tugirira abantu neza ngo bakadutengwa ibyo ni ku isi yubatse nta n'ikintu wabihindura ariko ntibikwiye kuguhagarika gukora neza rero hari umuntu n'ubusanzwe no muri ubwo bukene bwe no muri ubwo bushomeri bwe yari wa muntu wisacrifice uzi ko hari n'abantu muba muri gato ugasanga ni wowe responsable kandi mwese mugishakisha ugasanga ni wowe uhangayika ukamera nk'aho uri mama cyangwa papa w'abo bantu rero bibaho numva njye abantu badakwiye kwitwaza inshingano nibyo ko umuntu atera imbere agenda agira inshingano nyinshi kabiri iyo uri umwana w'umukobwa nka gutya ushaka no kwiteza imbere hari abantu badakunda ubuzima bwo guhora bateza amaboko cyangwa bwo kuvuga ngo nizereye mu mugabo ngo umugabo nzashaka ukumva nawe wakwigira so rero njye numva ko gukora neza cyangwa se kuba umuntu yakira bidakwiye gukuraho bidakwiye gutuma yirata cyangwa ngo ahinduke none se reka mbabaze gato sibyo hari igihe nyine ukira nk'uko mwari muri kubivuga bikaba ngombwa ko wica ku bantu uzi impamvu hari igihe nyine uba ufite inshuti nyine mwasitaragoringanye sibyo mwasitaragoringanye sibyo oya ntabwo nza muri oya hari igihe uba ufite inshuti mwasitaragoringanye ariko nyine wowe ukagira Imana ukava muri cya cyiciro mwari murimo
sha bose bakajya bagusaba bakajya bagira gute kandi wenda ufite umugabo ibyo bintu wenda utabisiporta akavuga se ubu uzajya uhora uyu munsi wahaye uyu ejo ngo wahaye uyu ejo mani bakakumenyera bakabigira akamenyero bakajya bahora iwawe ejo ngumva shungu nagize ikibazo ngo nta bitanu ufite sabikugujije arabigusabye ejo arongera abigusabye nese abo bantu utabiciyeho wabigenza ute? ego mana reka ngiye icyo mbivugaho nubwo njye narashaka ariko ngiye kubivuga uko mbyumva wenda niyo n'abashuti banjye bashatse uko babihandoringa wenda nawe washatse uraza kutubwira uko bimeze. njye ntabwo ntekereza ko nibyo pe iyo umuntu yashatse ntabwo aba akigenga aba afite undi muntu nyine bagomba gusangira icyo kintu. iyo ushatse umugabo wenda n'urugero utabyumva cyane ibintu byo kuvuga ngo arafasha wenda inshuti cyangwa se abavandimwe uba ufite ubundi buryo ntekereza ko waganiriza izo nshuti zawe ukaba wababwira ati simbicaho ndabakunda sinakanga no kubafasha nk'uko byahoze ariko nyine ntibizaba akamenyero. namaze kugera mu yigo ukababwira ati umugabo wanjye mfite ntabwo yajya ahora buri gihe mbona nahaye Clarisse nahaye Yvonne nahaye nde ashobora kubifata nabi. muri make igihe bizajya binzamo nta kibazo kuba mwambwira ibibazo mufite nshobora kuba nagira icyo mbikoraho ariko mu gihe bitanakunze ntimwumve ko nabiciyeho. ariko hari ikintu kigera ugasanga uri inshuti n'umuntu ashatse mbere yawe wenda nashatse neza ubuzima burahindutse nyine ibintu bigenze neza ariko na ka message yakwandikiraga gukomantinga wenda kuri stati kuba wamubwira ati nze ngusure cyangwa se ko yakubaza ngo amakuru ego agahita ubona biracitse nta gishaka mbese kukwikoza ngo yamaze kuba madamu wowe ukiri umukobwa ugahita wibaza none se nubu nanjye nimba madamu niko nzaba meze. rero hari igihe kenshi biba atari byiza kuba niba abantu koko ari inshuti zawe bamenyesha ubabwira ngo namaze gushaka umugabo ntabwo akunda ibyo bintu byo guhorana sinangomba wenda ngo nuvuge ko atabikunda ushobora kubwira uti nagize umuryango. kugira umuryango rero ntabwo umuntu aba akigenga nk'uko yigengaga ari umukobwa. ayo ni amagambo ku muntu wese mukuru wumva ahita yumva. icyo ni kimwe. cya kabiri tutirengagije ko ntabwo bishoboka ko umuntu umwe yahaza ibyifuzo by'inshuti ze zirenga 5 cyangwa 10 cyangwa 3. ushobora kuvuga uti imwe yo wenda nshobora kuyibasha wenda nese ntuzi ko ari n'abantu bakora agakora adasesaguye urugo kandi n'umugabo wenda atari ngombwa ko yabimenye kandi ntagire ikintu cyangirira. tukwiye kwibuka ko ntago umuntu umwe afite ubushobozi ukwiye kumenya urwego rw'inshuti yawe. ntago ufite inshuti yawe uvuga ngo wenda ngo ngifite ubushobozi buhambaye cyane ushobora kugusova ukwiye guha agaciro mbere na mbere ko yagize umuryango. kuba afite umuryango ntago yigenga harimo umugabo yego edayeni n'umugabo kandi ukamenya ko niba ari n'umugabo wenda hiyongeyemo n'umukozi mu rugo cyangwa se wenda haje no kubamo brother in law cyangwa se sister in law. abo bose n'abantu bose abareberera. ubwo rero ugasanga ariko nanone ntirengagije kwa gukorera umugisha kugufasha akaba yafata umwe cyangwa babiri cyangwa uyu munsi yahaye uyu ejo yahaye undi. ibyo ntibitume ahubwo twicyo twavugaga niki hari ukuntu umuntu nyima wenda ubwo ibyo ugomba kuma ariko uhita wumva ko nyine urwego ruriho. ntuzi ko hari n'umuntu umara kubona nk'akazi agahita ahindura inshuti agahita avuga ati hehe no kongera. biragoye ko nakomeza kuvugana namwe mudakora pe munyihangane ugahora wumva neza pe nta bitekerezo bizima bagira ugashaka kublaminga umuntu ugira ngo kuba ugize amahirwe ibintu bigakunda ukumva ko kubavugisha bazajya bakubwira ngo warakize ati wanguriye iki ubwo mwaba muri no kuvuga ngo tugendane akagendo gato nimugera imbere bahita bakubwira shasha tugurira akantu ko kunywa ugahita wumva bakubereye umutwaro. mwarabivugaga ufite nka senyi samwe ngatamu yarya n'ibiraha mukamuri ibiki ariko ntago urwego rwo rwose cyangwa ubuzima waba uriho ukwiye gutuma wibagirwa abantu. ni ingero nyinshi umuntu yavuga ariko biba bibabaje cyane. nawe udukurikiye niba rwose ushobora kuba hari ubuzima ntago umuntu wese ntago abyuka ngo ejo byemere. kandi hari n'umuntu hari n'abantu baba bafite background nziza ugasanga yavukiye mu miryango myiza ugasanga hari umuntu ukira uko yihirinze
hari n'umuntu ukurira mu muryango yazamuka agazamuka iyo baramuteganyirije ku buryo asohoka mu ishuri akubitana n'iki business ngareka nkubaza kandi kabazo. Hari ubundi iyo ufite inshuti, iyo ufite cyangwa abantu muziranye, abantu mugendana b'abakire bafite amafaranga, uko ugendana nabo nyine nawe ugenda uzamuka, bagenda bagusiga ibitekerezo. Rero hari igihe biba ngombwa ko duhindura kubera babandi bari hasi yacu nta bitekerezo baba bari buduhe. Ako kantu nyine mukansobanurireho, sibyo? Hari akantu kavuga ngo uko nagakoti kavuga ngo uko nyine wisiga inshuti z'abakire cyane cyangwa zifite amafaranga, nawe nyine niko ugenda ubafatiraho urugero, bakwigisha. Hari igihe biba ngombwa ko wica kuri ba bandi kuko nta nama nziza bari buguhe, nta nama ya business bari buguhe. Uri kumva nyine bo mwasangiraga ibiraha n'ibiki baracyari muri ibyo biraha, nta bindi bitekerezo baragira. Ako nyine babandi ako ibaza umuntu ari muri ibitekerezo bye biri muri business, biri muri arajya Dubai, ejo arajya Canada, ejo aragira gute, afite business ahantu runaka hagiye hatandukanye, sibyo? Uwo ni umuntu nyine uri kwigiraho kandi ugomba kumwikubaho mukagendana, kuko nawe nicyo kintu uri gutekereza, niyo mishinga ufite urajya nyine umenye uko bakire babaho. None wa wundi wo hasi ibitekerezo bye biri mu myenda ya bitatu, biri mu biraha, biri mu biki, neza ubwo umuntu uzakomeza umwikubeho wowe? Kangusubize muri ubu buryo, kuba ufite inshuti idafite ibitekerezo nk'iby'abakire ntabwo ari uko ari inshuti mbi. Yigo pe, no kuba ufite inshuti idafite amafaranga ntabwo ari uko ari inshuti mbi. Kubera ko ntabwo ikintu kigira inshuti nziza ari ukubera amafaranga. Kubera ko ikindi n'izo nshuti ushaka kwegera z'abakire muzaganira amafaranga, ariko nugira ikibazo uhura nacyo ntabwo bazagusapotinga. Ariko uzisanga babandi badafite ikintu bafite. Oya buretse manze nkubwire, babandi badafite ikintu bafite niba uzasanga ushobora no kugira ibyago akaza kugutabara. Ariko wamukire mugenzi wawe ashobora kuzakohereza amafaranga pe, ariko ntumubone. Noneho rero ikintu twavugaga, za nshuti zawe uvuyemo Imana ikakublessinga, ni ngombwa ngo uziceho. Yego ntago bafite ibyo bitekerezo byo kuba bakubwira ati se wakoze iyi business, ese ko usigaye wambaraga imyenda ya bitatu wagiye kwambara ya bitanu, kubera ko batayizi, badafite wenda nayo maso abibona. Yego kuba n'umuntu adafite igitekerezo cy'ibintu byiza ahubwo agira. Uzi yuko hari umuntu udafite amafaranga cyangwa nyine ubuzima bwe butarahinduka. Ntago kuba umuntu adafite amafaranga atari uko afite ibitekerezo. Ahubwo hari n'umuntu utayafite ntunamucishemo ijisho cyane, ibice byiwe cya myenda y'ibira akayambara ugashobora kugira ngo yayiguze n'ahantu hadanje. Ahubwo dore ni kwa kundi umuntu adasubira inyuma, bya bindi bavuga ngo umuntu ushaka ngo gusimbuka hari ngo asubira inyuma. Hari igihe urenga imihana wenda Imana yakublessinze ukajya gufasha uwo hariya, kandi uzi neza ko wasize umuvandimwe ufite ibitekerezo, uramuzi neza, afite mu mutwe, uramuzi neza, uramutse umushoyemo aya mafaranga uzi neza ko ari umuntu utagutenguha. Noneho icyo kintu cyo kujya kuzabitekereza ugahita wumva uzaba wicishije amazi, ukumva hari igihe umuntu, twemere ko hari igihe umuntu aba adafite amafaranga afite mu mutwe, ku buryo uramutse umuhaye n'ibihumbi 50, kandi gutya ushobora kwicara gutyo ugasanga nta mushinga wa danje 50 ugasanga ayo mafaranga ashobora kuba ni nka miliyoni 50 kuri we. Rero ntago twe ntitwanze ko umuntu atera imbere, ntitwanze ko umuntu agendana n'abakire wenda bamusige n'ibyo bitekerezo byiza yewe n'ayo mafaranga, ariko gukira ntago bisobanuye kwibagirwa wa wundi. Oya n'akantu hari akantu yavugagamo ngo izo nshuti ngo utaziciyeho ngo byagenda gute, ngo byakudindiza. Ikintu cyitwa ikintu cy'ijambo cyo kuvuga ngo kwica ku bantu, reka nkubwire, niyo yaba ari indese ubu koko wenda afite ubumuga bwo kugenda, ari umuntu uhora wicaye hariya hamwe, kushyiramo akantu ko kuvuga ngo mwiciyeho kubera ko atava ahantu hamwe, ntago mbishyigikira. Kubera ko even uwo muntu ufite ubumuga wicaye ahantu hamwe, byanga byakunda niba abasha kuvuga aratekereza cyane. Ushobora kugenda ukamuha umwanya w'iminota 5, uko kuntu uri kuvuga wenda
business waba uri gukora nubwo yaba imeze neza ishobora kugira akabazo runaka wakamuganiriza ugasanga igitekerezo aguhaye cyakubyarira nka miliyoni nka 50. rero nta muntu n'uyu n'umwe yaba ari ukennye. Hari abakene bafite ibitekerezo bya hatari kandi niba Imana yakublessinze ikuvanye mu nshuti zawe 5 ibikoze kugira ngo nibura muri izo nshuti zawe 5 uvanemo imwe nibura nayo uyiblessing. kuko erega hari igihe usanga wa muntu yarabuze ahamenera noneho hari ukuntu umuntu aba like nk'ubu turi inshuti gutya hanyuma wenda wahura n'undi muntu ukavuga uti usura cyane inshuti na Christine ese ubwo akumariye iki noneho umuntu ngo ni umukene ngo ni umunebwe nta kintu na kimwe dore kandi urabizi ko hari abantu bishimira guhora umutegeye amaboko. Ego rwose guhora umutegeye amaboko adashobora gutekereza akafata ariko ni gute naruhuka kw'imuntu ntegera amaboko ni iki nakora ahubwo akajya ahora yabigiramo ikiganiro akajya ahora gufasha ijambo ahubwo akaba yanabibwira n'abandi akaba yababwira ati muziko ejo bundi yanyatse 10,000 muziko ejo bundi namutegeye muziko ejo bundi kandi mu by'ukuri ufite umugisha wo kuba wavuga ngo okay aho kugira ngo hora nsaba reka mukizi cyahora saba n'abandi niba wenda nshobora kuba nabona 200,000 reka mbimuhe mubwire niba ari n'amayinite yicare ku muhanda acuruza amayinite ajya amuvaniramo 500 ariko ntako adasabye nukuri bajya baca umugani uvuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo nago kuba umuntu akize twongere tubivuge nago kuba ugize umugisha ubuzima bwawe bugahinduka buva ku rwego rumwe bukajya ku rundi ntibikwiye kukwibagiza aho wahoze ntawe ukubwiye ngo ujye kwigira umuntu ufashe cyangwa ujye kugira like nyine wikigira igitambo cyane ngo wiyibagirwe ariko kora ibishoboka nushaka bajya bavuga ngo iyo umuntu umwe yihannye sibyo iyo umuntu umwe yihannye mu ijuru impundu ziravuga cyane ngaho tekereza niba umuntu umwe mu bantu batuye isi kuba yakwihana agahindukira akava mu nzira arimo akaba yahindukira inzira ijya mu gakiza impundu zivuga mu ijuru bakora tekereza mu ijuru niba umuntu iyo yihannye impundu zivuga tekereza nkawe umuntu umwe wenda hera mu Rwanda okay se hera no muri quartier cyangwa hera uvuga guhindura umuntu mu buzima biguhesha umugisha ku rwego udashobora kumva rero ntago kuba ubuzima bwawe bwahindutse ari imbaraga zawe icyo ni kimwe icya kabiri ntagaruka ari wowe usenga kurusha abandi sinuko ari wowe uzi ubwenge sinuko nawe ufite ubwenge ngo nyine ngo warahirimbanye kurusha abandi menya ko amahirwe ubuzima ni ups and down uyu munsi bimeze neza ejo biranga ariko kandi amahirwe naza akugirira umumaro ariko wibuke n'abari inyuma. Ikindi navuga ukubyibuka ibuka ko yakugiriye neza itapfuye nta nubwo yashaje yahagaze gukora iracyahari ntago yabuze ubwenge ku bwergo nyine yavuga ngo ngugiriye neza mise mbubura nibagiwe na wa wundi yamuremye imukunze kuba rero yaragukuyemo suko n'uwundi yamwibagiwe ahubwo igihe cyayo nikigera nawe kuri uwo izagira ikintu kinini kandi kinini cyane mukorera rimwe na rimwe aho ngaho wumva ko ariho hanini cyane wageze ishobora no kwagusimbutsa no kwamusimbutsa we akaba yakurenze kwa ko bijya tujye tubibona cyane ukabona umuntu yari inshuti nawe Imana inamublessinze mbere yawe ariko wowe nubwo ikublessinze nyuma uje nyine na wa wundi ashobora kuba byamugora kugera aho uri kubera ko nyine yayisabona ko Imana yamugusumbishije rero Imana iracyari yindi yagiriye neza abandi nawe n'abandi yabagirira neza ntukumve ko nyine wageze ahantu Satani atatera amabuye ntukumve ko wageze ahantu nyine utabasha gusubira hasi kuko tuzabakira ubu ngubu basigaye basabiriza kandi imbere twabavuga ngo bano ni barora umudo tuzakora tugere nkaho bari rero aho ugeze hose ntukirengagize abo mwari muziranye bitarakunda nabejo ni umunsi bishobora kuzakunda. Yego mu yandi magambo nta kintu gikwiye kuguhagarika gukora neza turabizi ko hari abantu batenguha mu buzima umuntu akagutenguha waramuvanye ku rwego ruri hasi ukamushyira kuri top ariko akagutenguha ibyo ni ibintu bibaho challenge zibaho rero gukora neza gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa gukora neza bifite itafari rinini bifungura kandi bishyira ku buzima bwawe ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha nkunda kutajya untenguha kabisa buri gihe uko ngahamagaye uraza so mwakoze kubana natwe inshuti zacu
nakagaruka. Imana ibahe umugisha. simbashije mwami nkomeza simbashije mwami nkomeza umbere maso Yesu we simbashije umbere maso Yesu we simbashije mwami ni wowe uyobori nzira zanjye neza mwami ni wowe uyobori nzira zanjye neza nta ntambwe n'imwe natera tutari kumwe Yesu nta ntambwe n'imwe natera tutari kumwe Yesu ntaho nagera tutari kumwe ntaho nagera tutari kumwe ntaho nagera tutari kumwe simbashije mwami nkomeza